nawe Yezebeli uzagwa ku gikingi cy'Yezereli, kandi urupfu uzapfa urupfu ku buryo nta muntu uzamenye ngo uyu ni Yezebeli. Niko akanwa k'Uwiteka kavuze. Muburuke, mubwire Imana muti turaburutse uburozi twariye bwo gukunda ibinyoma. Kabiri, mubwire Imana ibavura ayo matwe, kuko nitabavura aya matwe ari gushaka Naboti baramwishe arapfa. Ndashaka kubereka ko iyi gahunda yo kuba Imana yapangira abantu umwuka w'ubuyobe ntabwo ye ivutse uyu munsi, na kera yarabikoraga kubera imyitwarire abantu bagize. Imana irababara, Imana irababara. Arababwira tumva ijambo ry'Uwiteka, aho imbwa zirigatiye amaraso ya Naboti muzizarigatira amaraso yahabo. Nawe Yezebeli, ikintu kibabaje, ikintu giteye agahinda, bizagera ku rwego abantu bavuga ngo ese nk'ubu ibi bintu byose biri kuba Imana iri kureba he koko? Kuki Imana nk'ubu ngubu Imana iri kureba he? Kuki umuntu azagahagarara mu Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 8124. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, ubwiza bw'Imana bubane namwe aho muherereye hose. Turabasabira kugubwa neza, kandi nutaguwe neza kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Twizera neza ko mu ijuru hari Imana, kandi iyo Mana irashoboye, irarwana ikanesha, iravuga igasohoza, nta na kimwe kijya kinanira. Njye nkunda kubwira abantu ngo mwizera Imana kurenza uko mwizera abantu, ariko buriya uramutse ufashe uko wizera umuntu ukabihindura akaba ariko wizera Imana, ukavuga tukwizera nayo narashyize ku bantu ndakugaruye ngushyize ku Mana, ni ukuri kose wabona umugisha udasanzwe, kuko iyi Imana yacu idukeneye ko tugomba kwizera. Bityo rero udukurikiye atari mu bihe bimumereye neza, ugire kwizera, wihangane, kuko kurira kwararira umuntu mu gitondo impundu zikavuga. Nkuko mubibona kuri kamera yacu, twongeye kubana n'umukozi w'Imana. Ntago ari ubwa mbere tumwakiriye, ariko nanone sinakenshi. Reka tukwakira. Uraho neza mutumisha? Ndaho ndashima Imana. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Warabyibushye muri iyi minsi, ibintu wariye sinzi ari ibiki. Uku ni ukunyurwa na Kristo. Kristo wenyine se? Hari akaririmbo kavuga ngo Yesu arampagije. Nta gafiriti karimo, ariko nako kaba karimo. Kaba karimo. Nako kaba karimo. Nako kaba karimo. Umuntu yaransekeje ngo Imana agiye kumuganga izamuha ifiriti, ngo ariko ngo ntabyemere, ngo none ubu rwose ngo niyo ashatse ayikina football. Abanyamasezerano yasohoye barashimisha, barayikina ngo ni hataye. Ariko Imana yacu irakora. Imana irakora icyo akora mu kuyikurikira.
hari nk'inyigisho ngira abantu bakunzi bacu ngira cano yitwa Abimukira TV. Hari inyigisho ngira yitwa imisozi 7 umukiranutsi anyuraho ajya mu gihugu cyo mu ijuru. Muri iyo misozi 7 rero habamo umusozi witwa Mushidikanyamana. Uwo musozi witwa Mushidikanyamana ni umusozi ugeraho ibi turi kwita byiza bibonerwa muri Kristo Yesu, ukagira ngo nta nibihaba. Hahandi ubu ndatekerezwa avuga utize mu by'ukuri ni Yesu nakurikiye cyangwa si we. Nk'uwitwa Yohana yarahageze aravuga ati mwambarije niba ari we nabonye cyangwa niba atari we. Uwitwa Yeremiya we yarahageze aravuga ngo yaranshutse none dore nemeye gushukika. Narashukitse. Ku muntu rero turi kuvuga ibi ngibi ageze kuri uwo musozi, ashobora no kudutera amabuye ati jaje bafiriti ni mubyure ntimuzi ukuntu numagaye nagagaye. Ndagira nkubwire ngo ni wihangane urigira imbere gatoya. Hari n'indi misozi myiza cyane, hari imisozi y'ubwiza, hari umusozi witwa ngutsindishirize ugeraho Imana ikagutsindishiriza. Imisozi irahari myiza, humura rwose humura. Ndabasuhuje, nitwa Misagaro Fredi, ndi umwigisha w'ibyanditswe byera, mvuga ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe, tubahaye ikaze muri iki kiganiro rwose. Barakoze cyane. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana ubundi tugezeho ikimana yansize ku mutima. Niko dukunda kuvuga ngo ni ikimana yadusize ku mutima. Reka rero dusenga Imana ubundi twinjire mu kiganiro. Mana nziza, ndagushimiye kandi ndaguhimbaje. Ushimiye kubwo ari wowe uturinda ku manywa na nijoro kandi ukatugenera icyo dukwiriye kuvuga. Ubundi turi kuri izi kamera turagenzwa n'ubutumwa, turagenzwa n'inkuru nziza. Ndagusabye rero ngo ubane natwe, ngwino dushyigikire, ngwino duhe ubwenge mu kuvuga. Ntaba ari twe tugaragara, ahubwo reka izina ryo rishyirwe hejuru, kandi imitima y'abumva babashe kumva kandi bimuke bagire urwego bavaho bagire n'urundi bageraho, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Inshuti zacu rero, nk'uko tumaze kubibabwira, turagenzwa n'ubutumwa bwiza. Mfite ubutumwa, mfite ijambo ry'Imana mbazaniye kugira ngo tuganire ku makuru y'ijuru, ubutumwa bwiza duhabwa n'umwami Imana. Nk'uko muri kode ya Kristo mu kugaba impano, aha bamwe kuba intumwa, abandi abakuba bigisha, abandi abakuba babwiriza butumwa, abungeri ndetse n'abahanuzi. Ndi hano rero nk'umwigisha kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka ntangire rero nsoma ubundi mbabwira intego y'ubutumwa dufite kubagezaho muri uyu mwanya. Turasoma urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo ni igice cya 4 duhereye kuri uyu murongo waho wa mbere. Aharagira hati ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu. Muri Timoteyo urwandiko rwa 2 igice cya 4 twahereye kuri 1. Haravuga ngo ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhana utesha uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri, bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma, bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Ariko weho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukora umurimo w'ububwiriza butumwa bwiza, usohoza umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Muranyemerera aya magambo tuyajyanishe n'ari mu Batesalonike urwandiko rwa 2 mu gice cya 2, dusomye duhereye kuri uyu murongo waho w'11. Haragira hati nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose
bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Ngayo amagambo tugiye kwifashisha, dushobora kuza kubona n'andi ariko munyemerere muri aka kanya duhere kuri aya ngaya tumaze gusoma. Amagambo dusomye arakomeye, harimo ubuhanuzi bwa Pawulo yahaye Timoteyo ari kumubwira iby'ibihe bizaza, ari byo byibi mubona turimo, babivuze bitaraza, tubisohoyemo twebwe uyu munsi wa none tubirimo. Niyo mpamvu abaririmbyi ujya kumva kuva bararimbye baravuze ngo tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Impamvu baba bavuze ko tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze, baba babisanishije n'ibyo Pawulo yavuze, bakabihuza n'ishusho y'ibintu bari kubona uyu munsi, bakavuga ngo nta gushidikanya ibi ni bya bihe Pawulo yavuze dusohoyemo. Pawulo ahanura ari guha impuguro Timoteyo nk'umwe mu bashumba yari yatoje gukora umurimo w'Imana. Yaramubwiye ati wowe Timoteyo shiramo imbaraga mu kubwiriza ubutumwa bwiza. Ni nkaho yakamubwiye ati babwire bacyumva, bubabwire bakibukeneye, babwiriza ubutumwa bwiza bakibasha kubwumva bakabwakira. Kuko nudashyiramo imbaraga ngo babwire ubutumwa bakibasha kubwumva, ubabwiriza ubutumwa bwiza bakibasha kubwakira, Timoteyo ndakumenyesha ko hano imbere ntabwo bazaba bakibwakira. Ntibazaba bakibwakira, ahubwo bazahindura bigwiriza bigisha bahuye n'irari ryabo. Kandi Timoteyo mwana wanjye, iminsi iri imbere abantu bazarwara amatwi, barwara indwara y'amatwi ihora iri kuba ryibabwira ati ndaza gutuza ari uko mbonye umuntu mbeshya, ndatuza ari uko mbonye umuntu umbwira ko meze neza, ndatuza ari uko mbonye umuntu umferesita mu mafuti, ndatuza ari uko mbonye umuntu umbwira ko nzakomera kandi ndi mubi, ndatuza ari uko mbonye umuntu umbwira ko nzatera imbere kandi ndi umugome. Aramubwira ati igihe kizagera abantu barwara indwara y'amatwi ibasaba kubona umuti wo kubeshywa ibyiza kandi ari babi. Arabimuteguza. Noneho rero ikintu giteye ubwoba ni ijambo twasomye mu Batesalonike urwandiko rwa 2 igice cya 2. Iyo uhereye ku murongo haruguru hagaragaza umunyabugome uzahishurwa mu gihe cye ariko uri gukora mu buryo bw'amayoberane. Uwo munyabugome Bibiliya igarukaho ikanamwita Antikristo. Bibiliya igaragaza ko mu gihe cy'amayoberane azazana icengezamatwara z'inyigisho z'uburiganya, abumviye izo nyigisho bakava ku z'ukuri nzima. Imana yo mu ijuru ubwayo si ikigirwamana, Imana iri mu ijuru ubwayo ikaboherereza ibibashukashuka. Ubutumwa rero nzanye bukomeye ni ubutumwa buvuga ngo iyobokamana uyu munsi Imana irihaye kunywera ku gikombe cy'ubuyobe kuko ari cyo bahisemo. Ni ubutumwa busa n'ubukomeye ku bantu babwumva. Iyobokamana uyu munsi Imana irihaye kunywera ku gikombe cy'ubuyobe kuko ari cyo bahisemo. Bibiliya itubwiye iki? Iratubwiye ngo kuko bahisemo ikinyoma bakanga ukuri, nicyo gituma nanjye nzaboherereza. Iyo ni Imana. Ndagira ngo tugendane inshuti zanjye. Mu mabwiriza yo gusoma inyandiko z'ikinyarwanda, iyo bavuga Imana y'ikigirwamana batangiza inyuguti ntoya. Iyo bavuga Imana nyamana umuremyi w'ijuru n'isi batangiza inyuguti nkuru. Nusoma iyi nyandiko, iyi verise dusomye, uraza gusanga ari Imana yo mu ijuru, Data wa twese uhoraho, umwami w'ijuru n'isi. Iyo niyo yirahirira avuga ngo ku mpamvu z'uko kuri bakwanze bakirwarira indwara yo gushaka ikinyoma, nanjye nzabatera inkunga nkibashakire cyuzuye, mboherereza abakibaha kidasondetse. Iyobokamana ry'uyu munsi
imana ihisemo kuriha kunywera ku gikombe cy'ubuyobe kuko ari cyo bahisemo. Ikintu kibabaje, ikintu giteye agahinda, bizagera ku rwego abantu bavuga ngo ese nk'ubu ibi bintu byose biri kuba imana iri kureba he koko? Kuki imana nk'ubu ngubu imana iri kureba he? Kuki umuntu aza agahagarara mu iteme? Kuki umuntu aza hakamarisa hari kubeshya abashumba ntibanamuhagarike? Kuki umuntu aza agahanura iminota 40 ari kubeshya abayobozi ntibamuhagarike? Ndabatangariza ko igihe kiraje kirasohoye aho umushumba w'itorero atazaba afite ubushobozi bwo guhagarika umuntu uri kubeshya abakirisitu. Mbibutse ko imbaraga ziri inyuma y'umuntu zimusunika nizo zituma yidegembya. Umuntu ashobora kuba ari umunyantege nkeya, ariko kuko afite gisunika, ibyo avuga bikumvikana, akavuga rikijyana, bakajya bibaza bakavuga bati aka kantu uku kwidoga kari kuri kuvahe? Bakavuga bati witonde, afite gisunika. None mutekereza ko niba gisunika y'ababeshya abantu igiye kubirimo n'ukuboko kw'Imana, ninde mushumba uzacecekesha umuhanuzi uri kubeshya abantu? Ninde mupasitoro wo guhagarara hariya akambura mikoro umuntu ari kubeshya abantu? Ninde? Niba hagiye kuza mu kuboko kw'Imana. Uko kubahagarika no kubacyaha byakabaye byarakozwe mbere, Imana ikabona ko ifite abarinzi batari indangare. Kuri bakunzi bacu, kuri irya cano twababwiye yitwa Abimukira TV, mujye mudusura. Hariho inyigisho yitwa uburangare bw'abarinzi. Uburangare bw'abarinzi ni ingaruka byazanye ku itorero. Muzabona igice kivuga ngo uburangare bw'abarinzi b'itorero bwatumye amasega yinjira ntiyababarira intama. Ubwo burangare rero bagize, iyo batabugira barakabaye barakumiye mbere ikinyoma, ariko kuko nabo bagihaye intebe, igihe kirageze ngo bigere ku rwego n'utekereje kugikumira bimunanira, kuko hajemo n'ukuboko kw'Imana. Nako kujemo umuntu ashobora kwibaza ati se Alfred Misago, dusobanurire ni gute Imana iba umufatanyabikorwa w'umuntu uri kubeshya abantu? Ni gute? Twese turabizi ko iyo umuntu akoze icyaha bakora iperereza bagasanga barabamufashije, babashyira muri kaya abantu bitwa abafatanyacyaha. Baravuga bati uri umufatanyacyaha, wafashije uyu. None wamaze uti kuki Imana ese igiye kuba umufatanya bikorwa n'ababeshya abantu? Bifitanye isano nuko bizatangiye. Mfite zanjye, ndagira mbibutse ko ubundi Imana irinda ijambo iba yaravuze. Ibintu byose bikora ishyira mu bikorwa ijambo iba yaravuze. Imana ivuze ngo nzakwica niwitwara nabi gutya, nzakwica. Iyi Imana ije kukwica ntabwo ije kukwica nk'umugome, ntabwo ije kukwica nk'umugome cyangwa inyeshyamba. Imana ije kukwica nk'isohoza ijambo yavuze, kuko wagize uburangare nyuma yo kurivuga. Niba Imana ivuze iti nzakugira akabarore kubera kumbabaza, niba udahinduye witwara nzakugira akabarore. Iyi Imana ije kukugira akabarore ntabwo iza kukugira akabarore nk'umugome, iza kukugira akabarore nkishyira mu bikorwa, nkisohoza ijambo yari yavuze.
iki rero cyitwa kuduha kunywera ku gikombe cy'ubuyobe. Ntabwo Imana ije kuduha kukinyweraho nk'Imana y'ingome. Ntibikabeho ko Imana yacu iba ingome, ntibizanabaho. Ntabwo Imana ari ingome. Ndije kuduha kunywera ku gikombe cy'ubuyobe nk'aho yabaye Satani. Ntibikabeho, ntibizanabaho. Ije kuduha kunywera ku gikombe cy'ubuyobe, ishyira mu bikorwa ijambo yavuze kera, ikavuga ngo nimutemera ukuri mugahitamo ikinyoma, mugahitamo kugendera mu nzira z'ubuyobe, nanjye nzaboherereza ibibashukashuka. Ese nshuti zanjye, mugira ngo n'uyu munsi yaba ibikoze? Mugira ngo n'ubu gusa ibikoze? Tujye mu mateka gatoya y'ibihe bya kera. Abasoma Bibiliya mujya mwumva inkuru z'umugabo witwa Ahabu. Muzabibona mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 21, igice cya 22. Izo nkuru zirahari. Iyo nkuru ivuga ku mugabo witwa Ahabu wari ufite umudamu witwa Yezebeli. Bakaba bari baturanye n'umugabo witwa Naboti, yari afite uruzabibu. Uru ruzabibu ngo rwari urw'igikundiro, yari yararurazwe na ba sekuruza. Ahabu ngo adwitegereze, aha aratekereza uwo ari we n'icyo ari cyo, yumva ko biri buze kumworohera kurubona. Niko kubwira Naboti ati, Nabo, wampaye uru ruzabibu ko nakuguranira nkaguha urundi. Naboti ati, koko gakondo narazwe na ba sogokuru, nyiguhe mfate gakondo? Ariko Imana idufashe tubuza abantu bahagarara ku ijambo, bakamenya ngo uyu n'umwimerere nahawe, n'umwimerere nahawe na Kristo, sinshaka kuwuhindura. Tubuza abantu bahagarara ku ijambo ku buryo banaripfira. Turababuze. Abantu bari guhindurwa n'ibihe, abantu bari guhindurwa n'iminsi, abantu baraterwa ubwoba n'abandi, bagahindura icyo biyemeje, bagahindura icyo bahagazeho, bagahindura icyo barahiriye, bakagihindura. Birababaje, biteye agahinda. Naboti ati, kirazira, ntabwo naguha uruzabibu rwanjye, narazwe na ba sogokuru. Ahabu biramubabaza. Bimaze kumubabaza arataha. Ngo amare gutaha n'umubabaro mwinshi, aragenda araryama. Ngo aryama yerekeye ivure. Ku mabwiriza yo kuryama, reka mvuge ayo nzi agendanye n'Abanyarwanda, birashoboka ko ariko yaba afata no mu karere n'ahandi, umugabo ntabwo aryama ivure. Umugabo ntabwo aryama ivure, kereka iyo habayeho ibibazo bidasanzwe. Uyu mugabo aryama ivure, yerekera ivure. Bitungura umudamu. Bigenze bite kugiye ivure? Tifite ikibazo. Ufite ikibazo cyati, nashatse uruzabibu rwa Naboti ararunyima. Naboti kariya gahungu karunyima. Papa, niko ibyo biraguhangayikishije pe, bitumye utasinzira ngo uruzabibu hamwe ndaruguha. Uyu mudamu arambabaza, mufata nk'umuntu wigize intwari yo gukora ikibi cyananiye abandi. Nshuti zanjye, nuba intwari uzaba intwari yo gukora ikiza cyananiye abandi, ariko ntukabe intwari yo gukora ikibi cyananiye abandi. Icyananiye Ahabu urumva uri bugikore? Uragikora? Yezebeli ati, ndaruguhesha mu kanya gatoya. Nta kindi cyakurikiyeho. Yezebeli yakoresheje inama, yandikisha inzandiko, azohereza mu duce twose, zivuga ngo mukore gahunda y'amasengesho yo kwiriza ubusa. Muri ayo masengesho hari igikorwa gikomeye kiri buze kubonekamo.
haraza gutoranywa abagabo b'ibigoryi. Iyo ngeze aha ndababara. Ibigoryi. Nkunda Bibiliya, umuntu wese mwita mu izina rye. Ntabwo ari nk'uko twebwe tugenda tubembekereza ugasanga turita ikintu uko kitari. Bibiliya umuntu wese mwita izina rye. Yuri ikigoryi kwita ikigoryi. Yuri injiji kwita injiji. Waba igisambika kwita igisambo. Ariko isi kubera imitako isiga abantu, ubu uri umugome nkakwita shefu, ubu uri umurozi nkakwita bosi, uba wiba nkakwita nyakubahwa. Nk'uko isuku imeze, ubu uri umusambanyi nkakwita gahozo. Isi izi gusiga amavuta. Isi izi gushyingura umuntu ikamushyiraho n'indabo zihumura kandi ari kunuka. Nuko isi yubatse. Umuntu yapfuye ahagaze yishwe n'ibyaha, ariko arasuhuzwa n'amaboko abiri, arasingizwa mu bitaramo. Bibiliya iti abagabo b'ibigoryi bashinja ibinyoma bagenzi babo. Uyu munsi se ntitubafite babeshyera abandi. Umuntu akajya muri gereza abeshyewe n'ikigoryi. Urugo rw'umuntu rugasenyuka kubera ikigoryi giteranije umugabo n'umugore, kikajya hariya kikabateranya kibabeshyera, urugo rugasenyuka. Umuntu akava ku kazi akaba umushomeri kubera ikigoryi cyamubeshyeye. Uyu munsi ibigoryi ntibihari. Umuntu akaba umushomeri yari afite akazi. Umuntu akitwa mubi muri rubanda, muri sosiyete kubera ikigoryi cyamubeshyeye. Bibiliya ndayikunda. Mutoranye ibigoryi bibiri bimushinje, bivuge ko yatutse Imana n'umwana, hanyuma mumutera amabuye mumwice. Mugira ngo siko byagenze? Naboti baramwishe arapfa. Ndashaka kubereka ko iyi gahunda yo kuba Imana yapangira abantu umwuka w'ubuyobe ntabwo ye ivutse uyu munsi. Na kera yarabikoraga kubera imyitwarire abantu bagize. Imana irababara, irababara. Imana irababara, irababara. Ndabyibuka umuhanuzi arahanura, umuhanuzi arahanura, ahanurira Ahabu na Yezebeli. Arababwira tumva ijambo ry'Uwiteka, aho imbwa zirigatiye amaraso ya Naboti muzi zarigatira amaraso ya Ahabu. Nawe Yezebeli uzagwa ku gikingi cy'Yezereli, kandi urupfu uzapfa urupfu ku buryo nta muntu uzamenye ngo uyu ni Yezebeli. Niko akanwa k'Uwiteka kavuze. Imana ibirarivuze. Mwibuke ko ntangira nababwiye ngo iyi Imana ikora igikorwa gisa n'ubugome mu maso y'abantu, si uko Imana aba ari ingome, ahubwo ibije gushyira mu bikorwa ijambo yari yavuze. Imana irarivuze, irirahiriye, umuhanuzi arahanuye, bagiye kurindira ko ubuhanuzi buzasohora. Ubuhanuzi bugiye gusohora, Imana ikoresha inama nk'iyo Yezebeli yakoresheje. Ikoresheje inama ishakisha umuntu wajya gushuka. Mujye musoma Bibiliya. Ninde wajya gushukashuka Ahabu ngo atere bamumena gato? Ninde wamushuka? Abamarayika babanza ku Imana ziri gushaka umuntu ujya gushukana. Ibizima bitise Imana irashaka umuntu ujya kuyobya abantu, gushuka abantu. Abantu ati niruze imvugo ni Imana yivuze. Hari ibintu Imana ishobora kuvuga abantu bakagira ngo si Imana. Nshuti zanjye, nta kidashobokera Imana. Ibintu byose Imana irabishoboye. Imana ishoboye gukiza, ishoboye no kwica, bitewe n'impamvu.
ngo barabiteraterana buriya hari abantu batajya bemera guhinduka abakozi bo gusohoza ikibi barahari, ariko hari n'abigize intwari zo gusohoza ikibi. Njye kirakani mu kimbe ndamubeshyera ndamuvuga hose, abantu bigize intwari zo gusohoza ibibi. Ninde waterura Saduraka na Meshake na Bedenego akabajyana mu muri? Nimucyo duhe icyo kiraka muzashya batarageramo. Tubona mwigize intwari zo gusohoza ibibi. Tasoni mwigize intwari. Ninde wamugambanira ndabikora, ninde wamubeshyera ndabikora. Murirwa mufata ibiraka by'ubutindi by'ubugome. Ninde ugambanira Yesu ngo apfe ndabikora ndi Yuda. Bizabagaruka barabiteraterana birangira umwuka. Ijambo ryitwa umwuka, spirit. Iyo bavuze umwuka ntabwo umwuka ufatika, umwuka ukorana n'ibifatika. Umwuka nufatika habura umuntu haboneka icyo bita umwuka, ariko uzakorera mu bantu. Umwuka ati icyo kirakani mu kimbi uragikora utese? Ati nge muzi ko ndi umwuka. Kuba ndi umwuka afite ubushobozi bwo kwihindura ngakorera mu nshatsi, kandaga nkamuvugisha ibyo ashatse. Ati tubwire rero kuzabikora. Ati ngewe nzagenda ndi umwuka ninjire mu bahanuzi bose bahabwe bamuhanurire ko azatsinda. Niko uzabikora ari cyane ngo bakoma amashyi baratete atoye waye. Ndagira mbere ku buryo inama zikorwa zo kutunywesha ku gikombe cy'ubuyobe kandi ziteguwe n'Imana. Baravivura bati akazi uzagakora neza agenda amahoro. Haza umwuka w'ikinyoma winjira mu bahanuzi bahabo. Ugeze imbere aha ati tera uzaba amahoro, databuja tera uzatabaruka, databuja mbonye abanzi bo batatana, mbonye Imana ibanyuka, mbonye bagenda hejuru. Ubwo ubuhanuzi uyu munsi dufite urajya guhanuza usambana ukanarindira ko bakubwira ko wasambanye, ubwo bakakubwira bati iterambere ryihuse, ugiye mu mahanga birihuse. Ndagutangariza ko bagupangiye. Wowe ukimeze gutyo ubwirwa icyiza mu kimbo cy'ikibi warapangiwe. Yesu ati niwita igiti cyiza n'imbuto zacyo zite nziza, nukita kibi n'imbuto zacyo zite mbi. Ntabwo isoko itobamye yazana amazi meza, ntabwo wasoroma umuzabibu ku bitovu. Ibyiza ubikuyeho uri mubi, amazi meza aje vuye muri wewe gute kandi utobamye. Timunagira n'ubwoba n'impungenge muvuge mutariko uyu mutindo uri kumbwira utwiza kandi nzi ko nge naraye ngoza amahano go kuyo ni muzima. Abantu muramutse mufite ubwenge, hari hageze ngo n'ibintu aba ngombwa mujye mukubita abantu bari kubasheshenga babwira ibyiza kandi mwiziho ko muri babi, mukajya mubakubita. Timva imbere wandushye uri kumbeshya, urambwira ngo nzakomera kandi ndi umupagani. Urabura kumbwira nezwa nkizwe nge mu ijuru. Hari hageze ngo abantu b'abanyabwenge nibiba nkumbwa bakubitishye abantu baza kubabwira ibyiza kandi bazi ko ari babi. Ahabu yitereye hejuru atamena Imana irankunda izabana nanjye. Ibana nawe yabaye bamupangiye nkuko bapangiye na bote. Haba hasigaye umuhanuzi umwe witwa Mikaya. Ati Mikaya se we ntacyo twamubaza. Umuhanuzi agishije Yoshafati ati oya Mikaya ampanurira ibibi. Ati we nta nubwo abambwira utwiza tubaraje anyurane n'abandi ndamuzi, nkuba abandi bari banyibwira utwiza ubaraje ambwira tutari twiza. Waretse nawe akaza ko ntacyo bitwaye mupfe kumuzana ariko nta kiza ajya ambwira. Abavuga ukuri ntibakunzwe kuko bakanda ibisebe by'abantu. Ntabwo isi ikeneye abayikandira ibisebe, ikeneye abayihuhira ibisebe. Abahuha n'ibikeneye. Ese kuguhuhira bizagukiza cyangwa uzakizwa no kugukandira amashyira akavamo? Barahuha bagahuha, kanseri zakwica. Wari ukeneye ukanda amashyira n'amaraso bikaza.
nyuma ukomorwa ugakira. Mikaya baraje aza ari uwo gukanda, aramubwira ati oke, arabanza aramushyeshyenga akanya gato. Aha bati noneho bivuye ko mbwiye utwizara, ati reka nongere murahize ubu ntajya aba muzima. Umbwiza ukuri, ibintu mbwiye nibyo koko? Ati nari nkubeshye nifatikanije n'abari abapagani, reka njye nakubwiza ukuri, turapfuye. Ngize nde? Urapfuye, barakwishe. Mbonye Abisiraheli batatanye, uvuze ngo iki? Barakwishe. Ati ahubwo rekana nakubwire, uzi ko bariya bakubeshye ari akanama Imana yagukoreye ko kugira baze kukubeshya? Tina Imana yagakoze ko baragupangira baza kugushuka. Ngo hari agahungu kameze nk'agakonikoni k'amafuti. Uyu munsi njya ntubona utwo duhungu turahari muri 2024. Mwaduhungu mwe mumeze nk'udukonikoni. Namwe mwadukobwa mwirwa muhondanya amagufa mubeshya abantu, mufite ishyano. Ngo gakomanganya amahembe, kariya kavanga ngo kabaga kubise. Mikaya urushimu tiwa uravuga ibivuye he? Muririrwa mukubita abantu b'Imana inshi musenya ukuri bavuze hejuru y'amafuti yanyu, Imana izabahonda. Hasoni Mikaya tureba urushyu nkubise, uzabimenya uri kwicumita mu mwicingito w'inzu uri guhunga. Mikaya ati rubanda mwese murabe mubyumva, uyu mugabo natabaruka avuye ku rugamba amahoro, muzamenye ko Imana itavuganye nanjye. Siko byagenze. Yagiye ku rugamba ariyoberanya bishoboka, kugera ku rwego yafashe n'umwambaro we ariyoberanya, yambara imyambaro itariyo, afata undi amwambika imyambaro ye. Ariko kuko Imana itajijishwa, kuko Imana itibeshya, byarangiye umwambo umuhinguranije. Mwambi waramuhinguranije, arapfa. Ahimwa zirigatiye amaraso ya Nabote, niho zarigatiye ye, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rigere gute urihere. Iyo ni inkuru itugaragariza neza ko uhereye kera kose Imana ibasha kuba mu nama zipangira umuntu ibimuyobya kubera imyitwarire yagize. Iyo nkuru yahabu itugaragarije ishusho neza ya gahunda Imana igifata yo gupangira umuntu ibimushukashuka. Turi kuri rya jambo twasomye mu Tesalonike, nicyo gituma nanjye nzaboherereza ibibashukashuka kugira ngo bizere ibinyoma. None mutekereza ko niba Imana yaroherereje Ahabu ibyo kumushukashuka, agatwe bakakamena, no kuri Yezebeli byamusohoyeho nk'uko umuhanuzi yarabivuze. Igihe cyaje kugira ku ngoma y'umwami witwa Yehu, wari wimitswe na Eliya, Yezebeli aza kuza kwidoga nyuma y'urupfu rwa Ahabu, aza guhagarara hejuru muri etaje yoberanyije nk'uko umugabo we yiyoberanyije ku rugamba, agatuka Yehu amushinja ko yishe shebuja. Karamutuka cyane. Yehu aravuga uti ariko nk'uwo ninde dufatikanije mu bwami bwanjye utinyuka itiyo mbwa ikansuzugura ikantuka? Ngo yohereza abo kumuhanandura, ngo baramuhanura muri etaje, ngo agwa hasi arasandara kugera ku rwego ngo bagiye kumureba ngo ntibabona isura ya Yezebeli, babona ibiganza, babona ibirenge, ariko ntibabona isura nk'uko umuhanuzi yari yahanuye. Nshuti zanjye, ndimo ngenda nagana ku musozo, munyemerere mbasomere iri jambo riri muri Yesaya 66 verise yaho ni ya 4. Yesaya 66 umurongo wa 4 haravuga ngo, none nanjye nzabatoraniriza ibibashukashuka, mbateze ibibatera ubwoba, kuko ubwo nabahamagaraga ari nta wanyitabye, igihe navugaga ntibumvise, ahubwo bakoraga ibyo nanze bagahitamo ibitanezeza. Iyo ni Imana. Nanjye nk'Uwiteka, kuko nabahamagaye ntibumva, nkabagiriza inama ntibazemere, nkababwira ntimunyure muri inzira niyo nziza ntibabyumve,
nkabwira nti nimwumvire ukuri kw'ijambo ryanjye ntibakumve, nzabatoraniriza ibyo kubashukashuka, mbatoraniriza abahanuzi bazi kubeshya, mbatoraniriza abigisha bazi kubeshya, mbatoraniriza abungeri bazi kubabeshya, aba ari bo basigara bafite kuko banze kunyumvira. Iyo ni Imana. Twabazaniye ubutumwa buvuga ngo iyobokamana uyu munsi bibaye ngombwa ko Imana iriha kunywera ku gikombe cy'ubuyobe kuko ari bwo bahisemo. Babwiwe ukuri igihe kinini ntibakumva, none bahisemo kubaha ikinyoma kuko amatwi yabo ari kubarya ari cyo bashaka. Impamvu ari cyo mushaka twayigabutseho. Ukubwiye ibyiza ahinduka umwanzi wawe. Ukubwiye ko winjiye umugore w'abandi wanamufungisha. Icyawe wumva icyaba cyiza wamufungisha. Ukubwiye ko watwaye umugabo w'abandi wumva wamugambanira bakamwisha. Uje kukubwira ko urya ruswa uba wumva bamuraza muri gereza. Ariko uje kukubwira ko ugiye kubaka etaje igeretse umuha amadolari. Uje kukubwira ko ugiye mu mahanga umubagira inkoko. Uje kukubwira ati dore rwose promosiyo yihuse mu kazi umutegera ivatiri. None ni gute Imana ibyo ngibyo ukunze itabigira byinshi kuri wowe, ibyo wanze bikaba ibikene kuri wowe? Bisobanuye iki? Uzakena abakubwiza ukuri ariko ntuzakena abakubeshya. Uzaba umukire kubakubeshya ariko ubu umukene kubakubwiza ukuri. Nicyo gituma iyobokamana rigiye gukena abari bwiza ukuri, rikire kubaribeshya. Kuri teri 10 cyangwa ku dututi 10 cyangwa kuri mpimbari 10, podiyum 10 ziri kuvugirwaho ubutumwa, ujye usanga aho muri kuvuga ukuri 10 bari kubeshya abakirisitu. Ngayo nuko usoza inama nabagira. Ni mumanika amaboko mu rukuburozi mwariye bwo gukunda ibinyoma mukanga ukuri. Muburuke mubwire Imana muti turaburutse uburozi twariye bwo gukunda ibinyoma. Kabiri, mubwire Imana ibavura ayo matwi, kuko nitabavura aya matwi ari gushaka ibyiza kuruta ukuri. Ngaha hondi ibyabaye kuri Ahabu ibidusize. Imana ibafashe. Nitwa Misaga Ruferedi. Iyo unkeneye unyura kuri kontakite zanjye ni 845247 ni 07845247. Nkagira na channel yitwa Abimukira TV. Ndagira ngo mbasengera Imana ibashobozi barinde gukomeza gukunda ibi binyoma, ahubwo ibavuriye indwara, ibaha umutima muzima wo gushaka ukuri kuruta gukunda ikinyoma. Mana nziza ndagushimiye. Ijambo ryawe ni rizima kandi ni ryera, nta nubwo ribeshya. Ubuhanuzi uvuga ntibubeshya. Uduhaye ingero, izo ni nkeya twavuze. Uratubwiye ngo kuko abantu bahisemo ibinyoma ugiye kubaha kunywera ku gikombe cy'ubuyobe, kandi icyo gikombe ni kibi. Bibiliya yatubwiye ngo amaherezo y'abanywera kuri icyo gikombe ngo ni ukugira ngo bazarimbuke. Nta unywera ku gikombe cy'ubuyobe uzazi wawe, abo bose bazarimbuka. None rero umuntu wese wemeye kumanika amaboko akaruka uburozi bw'ikinyoma maze imisarye akishyira mu biganza byakavuga ngo nkiza amatwi yo gukunda bambeshye, ahubwo umpa amatwi yo gukunda bambwiza ukuri. Mugirire ibambe, mugarukeho, muhimbaraga, umukomeze, umugarure mu bawe, umukure mu nzererezi zo kuyobywa no kubwirwa ibibi yo kubashyeshyenga. Ndagushimiye, urakoze. Komeza utanga umugisha kuri yicano, imbabazi zo zikomeze zitwomeho, kandi natwe ukomeze gutwambika imbaraga zidushoboza kwamamaza ubutumwa bwiza. Icyoro gikomeze kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu.
amen. urakoze cyane, Imana Murakoze y'amahoro namwe. iguhereze umugisha. Murakoze cyane. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, kandi ikiganiro niba kigufashije cyoherereje n'abandi nabo bumve ukuri. Yesu rero aduhana umugisha. Shalom. Amen.